Inama ku buryo bwo kureshya inshuti no guhindura abandi. None se wamena umuzinga kandi ukeneye ubuki? Nubasha kwitoza kuba umuntu ubaza ibibazo bikwiriye, utega amatwi nta buryarya, ndetse ugashingira aho wubaka umushyikirano wisanzuye, nta kabuza uzaba umuntu uganira neza. Ikirenze ibyo uzigarurira benshi nk'inshuti ndetse uhindure benshi. Ingingo z'ingenzi: gushishikazwa n'abandi nta buryarya. Bishobora kugufata igihe kitarenze amezi 2 kuronka inshuti mu bantu wagaragariza ko ubitayeho kandi ushishikajwe n'ibyabo, kurenza izo ushobora gukura mu bantu wamara imyaka 2 ugaragariza ko ukeneye ko bakwitaho. Ibi bikorwa mu buryo bwo gutega undi amatwi witonze, ukamubaza ikibazo mu gihe kiri ngombwa utamurogoye. Kwirinda gukomora no kunyega undi. Gukomora umuntu no kunyega ni bibi mu mubano w'abantu, kuko bikomeretsa ishema muri nyiri kubikorerwa, bigahutaza kwiyumva ari uw'ingenzi, bikarema inzika. Niba hari ibyo ufite gukosora mu mibanire n'imikoranire, wibasiye ikibazo kibitera, ntabwo wibasira umuntu. Watanga inama mu kigo cyo gutanga amategeko. Igihe umuntu yagize uruhare mu gufata icyemezo runaka, bizamuha kwibona mu biri gukorwa, bityo azanashimishwa no gushyira mu bikorwa ibimubazwa kuko yagize uruhare mu kubitegura. Kureshya umuntu muri iyi nzira rero, bisaba kuganira mu buryo buhamagara ibibazo ndetse n'inyunganizi ku bitekerezo byatanzwe. Mfasha abantu kumva ko nabo igitekerezo cyabo gifite agaciro. Gushishikazwa n'abandi hano bitandukana no kwinjira mu buzima bw'abandi. Dale Carnegie ari imbere mu baherwe b'amazina ahambaye ku isi. Kuri iyi ngingo atanga inama ahereye ku burambe afite mu mibanire y'abantu. Yaragize ati: umuntu urangwa no gutega abandi amatwi, uwo muvugana umwanya n'ubwisanzure bwo kuvuga ikiri ku mutima no kwirekura. Mufashe kumva ko ari uw'agaciro kandi ubikorana umutima ukunze, nta buryarya no kwishushanya. Mureka akoresha umwanya wose akeneye kugira ngo avuge ikimurimo. Wimuca mu ijambo, wimurogoya, wimwereka ko umurambiwe. Gerageza kumva no kubona ibintu mu ndorerwamo uwo muganira bibonamo. Gerageza guhagarara mu birenge bye. Mufashe kumva ko igitekerezo mwanzuro y'ikiganiro ari icye, nubwo waba wakigizemo uruhare. Inama ku buryo bwo gushyikirana kuboneye hagati yawe n'abandi. Irinde kunegura, kunyega, guca imanza cyangwa se kwinubira undi. Niba hari icyo ushima, ntubure kukivuga, kandi ukivugana umutima uzira imbereka. Shishikariza uwo muganira kwirekura no gushaka kumvikanisha ikimurimo. Hariho uburyo bwo korohereza abantu kukwibonamo. Gushishikazwa n'abandi ndetse n'ibitekerezo byabo nta buryarya. Guseka kuzira imbereka. Wibuke ko kuvuga mu izina uwo muri kuvugana bizamura amarangamutima ye. Umuntu utega amatwi utuje. Shishikariza uwo muganira kwirekura no gukomeza kubimwerekeyeho. Mu kiganiro wirenze ngo ibishishikaje uwo muganira. Fasha uwo muganira kwiyumva ari uw'agaciro. Ushobora gukurira abantu mu mitekerereze yawe. Uburyo bwiza bwo gutsinda impaka ni ukuzizibukira. Ntuba umuntu utava ku izima, kuko siko buri gihe uba uri mukuri. Gerageza kubaha igitekerezo cyangwa ingingo by'undi. Irinde kuvuga amagambo nka uribeshya, wataye umurongo. Niba kandi mu kugira impaka ugeze aho usobanukiwe ko ari wowe utari mukuri, byemere nta gutsimbarara. Injirana mu kiganiro umwuka mwiza, umutima ukeye. Gerageza gusobanura mu buryo bwemeza uwo muganira. Ha mugenzi wawe umwanya uhagije wo kuvuga no kwisanzura mu gitekerezo cye. Garagaza umutima ushaka kumva ibitekerezo n'ibyifuzo by'undi. Imico ndangabupfura ikuranga igihe cyose, wishyikirane n'abandi. Sobanura mu buryo bwimbitse igitekerezo cyawe. Kuba wereka abandi icyerekezo. Umuyobozi aba anafite mu nshingano gufasha abayobora guhindura imyitwarire, amatwara n'imigirire. Dore zimwe mu nama zakunganira muri iyi nshingano. Mu gutangira ikiganiro, mu kigwi cyo gushoka unenga abakozi, ubereka amakosa, aho gushime ku byo bakora neza, kandi ubikore nta buryarya. Mu gihe cyo kugaragaza amakosa, si ngombwa kurijomba hagati. Mu ndimi zose haba hari uburyo buziguye bwo kuvuga ikintu nenga utakeruye, kandi ababwirwa bakabyumva, kuko n'umunyarwanda yavuze ko abwirwa menshi akumva beneyo. Nkuko kandi ubwire ntumva amara amarongo. Niba ari umuntu muri kuganira hagati yanyu ugamije kumuhanura, ushobora kubanza kuvuga ku makosa cyangwa intege zawe, atari ukwitangurana, ahubwo ugamije kumwereka ko ntawe utakosa. Bazi ibibazo bigana ku kumva ibitekerezo by'abandi mu kigo cyo kubatsindagira amategeko. Uyibuze uwo muganira ubwinyegamburiro, muri inzira yo kwikura mu isoni, kuko ikimwaro kibyara inzika n'urwango. Shimira impinduka iyo ari yo yose, intambwe uko yaba no kose, izaba itewe mu bushake bwo kubaka. Gushima bitera umwete n'akanyabugabo mu bakozi.
Gushimira umukozi imbere y'abandi iyo itsinda abarizwamo bimutera ishema, bimuzamura akanyabugabo ndetse bikanubaka abandi. Shishikaza abakozi, niba habaye ikosa bereka ko nta nka yaciwe amabere, yego ntubure kunenga ikosa, ariko kandi nta kosa ridakosorwa. Ereka umukozi ko gukora icyo mwemeranyijeho bimuha kuba uw'agaciro mu nshingano. Kunenga bikwiriye gukorwa mu kinyabupfura. Kunenga abandi mu buryo bweruye si byiza, kuko bigira ingaruka zo gutera ipfunwe unengwa, bikamukoza isoni, bikamusunikira mu kwihagararaho, agasigara ahangayikishijwe no kwisobanura. Kunengwa bisenya ishema rya nyir'ukunengwa, akumva ataye agaciro. Mu bahanga babayeho, Sigmund Freud avugwa nk'umuntu warangagwa n'ubushobozi buhambaye bwo gutega uwo baganira ugutwi uwo ari we wese. Mu kwanzura, turifashisha amagambo ya Galileo yavuze mu myaka 300 itambutse. Mu by'ukuri nta gishya ushobora kwigisha mwene muntu, ahubwo icyo ukora ni ukumufasha gufindura ibimurimo.